Hey, ese wari uzi ko WhatsApp yapudetinze indi option nziza cyane, ariko nta nubwo yanayapudetinze kuko imaze n'igihe. Reka wenda mbanze nyibereke iyo option rwose. Iyo option ni option ivuga ngo ushobora kuvugana n'umuntu noneho bitagusabye kujya hano ngo wandikemo ngo umeze utenga amakuru yawe bimeze biti, ahubwo ushobora kuza ahangaha wowe noneho ukazaza uvuga ibintu bikiyandika. Urugero reka umwereke, ushobora kuza ahangaha kwa kundi wajya kuvuga wenda wabaga urimo uragenda bigasanga nyine ukabona kuvuga birakugoye cyane. Ubushize nabahaye video, reka mbanze mbitandukanye n'iyi ngiyi wenda. Ubushize nabahaye video yo gutanga voice, wamara gutanga voice amagambo akaza yiyandika nyine akiyandika. Ariko ubu ngubu noneho ngiye kwereka uburyo ushobora kuvuga noneho amagambo yose akazaza agenda akiyandika nyine mu rurimi ushaka tu, cyangwa ndaje mbikwereka. Tugiye kugenda na step by step. Niba WhatsApp yawe itari update, urabanza uza hano muri Play Store, numara kuza muri Play Store uyigire update nyine, ukanda hano handitse ngo update, numara kwishyira ku gihe tugendane step by step. Tugiye kugendana noneho, reka tujye muri WhatsApp. Ikintu cya mbere uzakora niba ushaka kugira ngo ukore ino option noneho, uzahita uza ahangaha hano muri nuza aka kamenyetso kari ahangaha. Okay, uraza hano kuri uraza hano kuri kano kamenyetso kitwa setting. Ahangaha nakojeje kano kantu, numara kwaza uhakande. Numara kuhakanda uze hano handitse ngo voice. Okay, hano handitse ngo voice, uhakande. Numara kuhakanda uhavivure hose. Numara kuhavivura nyine nkuko hano havivuye ahangaha, uhavivure. Numara kuhavivura hano hose, yego nusanga harimo kamwe nawe uzakavivure nta kibazo. Uze hano handitse ngo noneho kuri nuza hano hejuru ahangaha kuri language uzakanda. Numara kuhakanda nusanga ino ikinyarwanda kitarimo, reka wenda nyikuremo kugira ngo, reka mbanze nkuremo ikinyarwanda kugira ngo wenda tugena step. Nusanga bimeze nk'uko uzahita uzukana handitse ngo new keyboard, wakandi numara kuhakanda ushakemo ikinyarwanda. Numara kugikanda ukande done. Numara gukanda done uzahita nyine usubira inyuma. Numara gusubira inyuma uzaza hano wandikira noneho uze kuri kano kitwa option. Numara kuzaho okay, noneho numara kuza ahangaha ushobora noneho nk'urugero wenda ushobora kuvuga amagambo akazaza yiyandika. Amagambo akazaza yiyandika nyine akagenda yiyandika nyine. Nk'urugero reka tugendane step by step. Okay, urabona ukigera ahangaha urabona kano kantu kitwa ka option kari hano kinuza ahangaha aka ngaka. Ushobora kugakandaho, wamara kugakandaho amagambo akagenda yiyandika wavuga amagambo akiyandika. Ariko kubera ko nimo ndarikodinga ahangaha ntago byanshobokera nyine, ntago byakunda ko ngira ko mvuga amagambo akiyandika ko ahangaha bahita. Urabona ko bambwira ngo ntago byakunda kuko ndimo nakoresha ino nuza voice yahangaha, ariko nawe uze kubigerageza biraza gukunda. Dore indi option nanone ya kabiri ushobora gukoresha ahangaha, niba wajya kuganira n'umuntu wundi wajya kuganira n'umuntu ariko mudahuje ururimi, nk'umuntu uzi icyongereza nyine ugasanga uri kuvugana n'umuhinde wowe uri umunyarwanda bikakugora cyane. Ariko reka tuvugane ngo ngiye kuvugana n'umuntu uzi icyongereza ngiye ndi Kinyarwanda. Uzahita uza hano muri kano, mu gihe wakoze byira byose twakoze, uzaza hano kuri aka kantu kari ahangaha. Numara kuza hakande uza hano handitse ngo translate ahangaha wakande. Numara kuhakanda ahangaha bazakuzanira ngo gato, yego bazakuzanira nuza option ya English and Kinyarwanda. Reka mvuga ngo ngiye mu gihe icyongereza kiri hano habanza, ubwo ibintu ugiye kuvuga biraba biri mu cyongereza byijyane mu Kinyarwanda. Mu gihe ukanze kano kantu ko hagati, uretse gato, mu gihe ukanze kuri kano kantu kari ahangaha, ubwo ukakanda ikinyarwanda akaba ari cyo kibanza, ikinyarwanda akaba ari cyo kibanza. Ubwo ibyo uravuga bireta bigena byihindure mu cyongereza. Hano mu gihe ushaka kuza n'ahangaha wenda hano hari icyongereza ukakanda ugashakamo urundi rurimi wenda ukavuga ngo Icyarabu. Okay, reka mvuge ngo mwiriwe.
mwiriwe neza. Urabona icyarabu ni gutya babyandika nyine ngo mwiriwe neza. Amakuru yanyu nuko nguko. Okay. Mbabwire ngo nta kintu nazabakorera. Reka tubishyire mu Kinyarwanda, no ku Kinyarwanda nicyo kiba cyoroshye ku buryo wabasha no kukisobanurira. Reka tuvuge ngo mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Yego. Mwiriwe neza. Akabazo. How are you? Urabona nyine barakubwira ngo amakuru yanyu nari mbakumbuye. Muzaza kudusura ryari. Akabazo. Ahantu haba ari akabazo ubundi ugashyira kugira ngo Ikinyarwanda kiyandike neza. Urabona ngo how are you? Are you well? Umeze neza? I miss you. Yego, when will you come to visit us? Okay. Urabona ko ibintu byose bimeze neza. Utu tuntu ni utuntu tw'ubwenge mba nabakoreye kuri WhatsApp kugira ngo nawe umenye ngo ushaka kuvugana n'umuntu kugira ngo amajwi yawe urimo uravuga yihinduriye amagambo wabigenza kuriya. Ushaka kugira ngo uganire n'umuntu mudahuje ururimi waza hano kuri translation. Ni ibintu bisanzwe rwose, wumve ngo ahangaha ngiye mugiye muri kuri channel yanjye nta kintu muzamburana. Video yacu twari tuyitinzeho, reka tuyisoreze ahangaha. Ubwo ngubwo ibindi byose ubwo ni uko bimeze tu. Yego, ushobora gusubira n'ubundi kuri nuza yawe ibyo kiriya Kinyarwanda cya kirimo ukagikuramo, wamara kugikuramo, ariko njye sinshaka kugikuramo ko nkunda guhindura amagambo cyane kuko mba ndi kuvugana n'abantu tudahuje n'ururimi cyane. Ubwo rero niba ari ubwambere ugeze kuri channel yanjye ndagusaba ukande subscribe, like, share kugira ngo ujye ubona utuntu tw'ubwenge njye nakera kuri channel yanjye yitwa Mwesigye TV Show. Ndagushimiye cyane, Imana ibamire umugisha.